hanyuma naravuze ngo ngewe mpagaze gutya ntacyo mfite, ariko ubu ngubu uko mpagaze ni ngewe gishoro kandi ngomba kubaho neza, iwacu bazabaho neza ruko ngewe binturutseho. Mama yarasengaga cyane, mama yarasenze icyangugu, yagiye mu mashyamba zamurya, niho hari iwabo. Yashoboraga akazi kari uguhinga nyine, yarahingaga mu gihe cy'ihinga akagenda akazagaruka aje kubagara, yamara kubagara kongera akagenda, yaragiye gusenga akazagaruka. Naragutakiye ndakubona mana we, nabyirutse nsanga bakuvuga kuri Imana ibera hose icyarimwe mana we. Narakubonye ku manywa na nijoro, narakubonye mana we. Ubw'igicuku cyari kinishye, naraguhamagaye uranyumva mana we. Sinza kuvaho namba gitare cyanjye, narakwiboneye ntawakuvuga nabi kandi mpari, narakwiboneye nza kuririmbira zaburi yo n'ibihimbano by'umwuka mana we. Nkoresha inanga na neberu, muvuga ukuri mu nganzo mana we. Ntiwarambirwa kugira neza oya, ahubwo ni kamere yawe mana we. Imvizi zarinda ziburuye nzi ukiduhetse n'ukuri, ibyo ni impamo. Sinza kuvaho namba gitare cyanjye, narakwiboneye ntawakuvuga nabi kandi mpari, narakwiboneye mwami we, narakwiboneye Haleluya. Niba twarabonye Imana tuvuge ngo haleluya. Shima Imana muri iki gitondo cy'uyu munsi, kandi nezerewe Imana ko mpawe aka kanya. Ego murakoze cyane, karatubangamira nuko tutabivuga. Nitwa Papi Claver Tuyizere, nkaba ndi umunyarwanda,
navukiye mu Rwanda, nkurira mu Rwanda. Nuva mu mahanga nagiye ni Burundi, naho namaze igihe cyumweru kimwe. Urumva ko igihe kinini nakimaze mu Rwanda. Ntago ndi bwibande cyane ku bihe bya jenoside kugira ngo n'agahe mfite ngakoreshe neza, kuko nari umwana muto, yari mfite imyaka 2 n'igice. Iwacu ni Cyangugu, niho navukiye. Ngize imyaka 2 n'igice rero nibwo jenoside yabaye. Hanyuma data yaguye ahitwa Inyarushishi mu nkambi. Amaze gupfa rero navuga ngo nibwo ibihe byacu byari bitangiye, twitwa indushyi. Mu by'ukuri ubushize ndi hano narababwiye ngo jenoside yararangiye, ariko tumera nk'abayisigayemo kubera ibyo twaciyemo. Hari jenoside itari ya bya bindi imbunda, amasasu na bya bindi bakoreshaga, ariko haba jenoside y'umutima. Umutima urababara, umubiri nawe urababara. Nakuriye mu buzima bubi, aho mama umbyara hari igihe kimwe bigeze bamujyana kwa muganga bashaka ko bagira ngo bamusuzumishe ko arwaye sida. Nta sida yararwaye inzara. Arababwira ati ntabwo nigeze nsambana rwose, ariko baramubwira bati oya, ntabwo ari sida, ntabwo yandurira mu mibonano mpuzabitsina yonyine, hari n'ahandi ushobora kuyandurira kubera ukuntu babonaga ameze. Twabayeho mu buzima bubi bw'inzara. Njya nkunda kuvuga abantu ko inzara yarandiye cyane, ndetse cyane, kuko twashoboraga kurya nka rimwe mu minsi 2, ukaba kandi utazi ko nta byiringiro by'uko ejo uzongera kurya. Njya nibuka ko twari dutuye ahantu bita Kiruhura hano ujya ku giti cy'inyoni. Hari isoko rero mama yajyaga ajya gutoramo ibijumba, kwa kundi abantu baza gucuruza wenda ntibabigure, akajya kubitoramo kugira ngo ari byo turya. Rimwe na rimwe akabibura, akadusoromera imboga zimejeje kuri Nyabugogo, akaba arizo turya zonyine. Mu mujyi wa Kigali kugira ngo ajye gushaka ahantu ho guhinga, kubona ahantu bahinga muri Kigali nabyo ntabwo byabaga byoroshye. Hari igihe naririmbaga muri korali ndi n'umuyobozi, nkaba mfite ipantaro imwe. Hari igihe rero umuntu yambara ipantaro imwe yayitera ipasi ukagira ngo yabaye sate, ukajya ubona irabonerana, ari utuntu turi kugupika, uko izuba rikubitaho ukabona imeze nk'aho irimo akazuba. Hari umunsi umwe nyavuga ko nabonye Imana cyane mu buzima bwanjye. Hari umunsi umwe mama twari turi kumwe tugiye gusenga, ndamubwira nti mama rwose warasenze cyane kuva twakura, ariko Imana yawe ndayishaka nkayibura rwose, kuko Imana yaba iriho kandi tukaba nkaba nyumva nk'uko muyivuga, yakabaye itakwemera ko tubabara gutya. Kuko njya nibuka ko buri joro amarira yacu yabaga ari amasengesho yacu yabaga ari amarira. Twarasengaga tukaba ari ukurira gusa, kavuga ngo Mana ubuzima buzarangira ryari. Kwiga byabaga bigoye, fariji iratwishyurira, ariko wajya kwiga bikasaba ko ubona ibikoresho by'ishuri. Ngewe rero muri vakanse nakoraga utuzi dutuma mbona amafaranga yo kubona ibikoresho, rimwe na rimwe nkanakererwa kujya ku ishuri.
muri Nyabugogo hariya nacurujemo amashashi, nacurujemo telefone ya Tuvugane, nakoze muri depo y'amandazi mfunga amashashi kugira ngo mbone byibuze 10,000 byangurira amakayi kugira ngo njye ku ishuri. Ndangije secondaire nibwo nagiriwe amahirwe yo kujya kwiga umuziki mu gihe nari ntegereje amanota amaze asohoka naratsinze bourse mu za mbere, mbona bourse yo kwiga muri IPRC. Emuretse gukoma amashyi. Kuva muri secondaire nize electronique, computer electronics. Kugeza na n'ubu nta kazi nari nakora byibuze k'5,000 k'ibyo nize. Nagiye kwiga muri université ngenda nagiye mfite ibya bibazo byanjye ariko naratangiye no kwiga umuziki. Hanyuma ntangira kujya mbonamo amafaranga. Ngiye kwigisha korali irampa 2000 ngashyira mama, noneho dutangira kujya turya natwe tudasabye. Kubyumva. Hanyuma nibwo amasomo rero yansinze. Amasomo aransinda kuko bajyaga kwiga abandi, nge nkaba mfite ikiraka kiri bume 2000 kandi nzi ko mu rugo tutariye. Bikasaba ko rero njya gukora ikiraka kugira ngo twe tuze kurya. Nuko amasomo yansinze, antsinda ari 3 binsaba 200 hafi 50. Ntaho rero nari kubikura. Narababaye cyane mu gihe navuye mu ishuri, ariko Imana yari yarambwiye ngo ndi gucuranga gitari niho nzakora ibyo kwambara, niho nzakora ibyo kurya. Amen. Nabonye rero mvuye mu ishuri ndavuga ngo Mana, nta famiye ngira ku buryo mbasha kubirukanyira ngo bampe ibyo nkeneye. Nta n'inshuti mfite. Abanyarwanda twese rwose n'ufite amafaranga, abafite ishene y'abantu nka 100 bose barya kuri ya mafaranga. Ku buryo kubona umuntu ujya kubwira ngo impa amafaranga atakuzi kiba ari ikintu gikomeye. Usibye Imana yonyine yaguha umugisha. Hanyuma naravuze ngo ngewe mpagaze gutya ntacyo mfite, ariko ubu ngubu uko mpagaze ni ngewe gishoro kandi ngomba kubaho neza. Iwacu bazabaho neza ruko ngewe binturutseho. Nibwo rero nagiye kwiga umuziki. Njya nkunda kubwira abantu nabo nkunda kwigisha, nkababwira ngo ngewe nta mwarimu nigeze nicarana nawe. Nari mfite pasiteri wanjye yitwa Aimable, ni umunyamuziki. Nabaga ndi mu rusengero gutya naririmba, nyuma ya church nkamubwira ngo ikintu nkwiriye kwevuriwa niki. Akambwira ngo ugenda ukora exercice iyi hanyuma uzamure vocal skills zawe. Nkagenda nkabikora, nta muntu twigeze twicarana ngo anyigishe, nariyigishaga. Hanyuma Imana yo yaragiye umuziki wa muziki Imana yavuze. Imana iherutse kunkosora, irambwira ngo nago umuziki ari ugutunze, ukora umuziki ngiye nkagutunga. Naravuze nti rero Imana, Yesu niwe namenye, niwe wenyine mfite. Ubwo ngubwo niwe rero gusanga, kuko akenshi najyaga no muri famiye abona agatakiye ugasanga bari kunyirukana. Najyaga muri bene wacu bakambwira tuje gukora iki, anje kubasura ejo mu gitondo byukuta. Rero ndashima Imana ko yo muri bikomere. Ndashima Imana ko kugeza ubu ngubu kuba ngiye mfite umuryango, mfite umudamu n'umwana, mbifata nkaho ari ibintu bikomeye cyane kuri ngewe. Wenda mwebwe mushobora kubona ari ibisanzwe. Ngewe iwacu
umusore wese wari ufite hejuru y'imyaka 13 baramwishe. Twe twasigaye twari abana batoye, ku buryo njye nkunda kubabwira ntimuzatangazwe no kubona n'ejo bundi nongeye nkabyara abandi rwose. Nibyo nababwiye, njye ntungwa n'Imana. Hanyuma naragiye muri wa muziki, Imana ivanamo ibintu bikomeye. Mama mubonye ukuntu angana na posto hariya, ni munini pe, ni umama mwiza, kandi ubundi yari yarakecuye, yari yabaye umukecuru pe, ariko ubu ngubu yaragiye yiriyuburura, ni umama mwiza w'inzobe cyane. Njyewe kuba mbasha kuba mpagaze ahangaha ni ubuntu bw'Imana. Kuba nshobora kwambara agakaruvate nk'aka ngaka mukabona pe ndasa neza, ni ubuntu bw'Imana. Kuko ari nk'abantu tujya duhura banzi kera bakumirwa, ntago baba babyumva. Bamwe hari n'ababa hanze bajya kubona ngo nkunda indirimbo za Papi. Papi uribuka ko ari uwo kwa kanaka? Birashoboka se? Ntago babyiyumvisha ukuntu njyewe naba ngeze ahangaha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kugira ngo rero ndatinda, reka ndirimba akaririmbo kamwe. Akaririmbo nanditse karavuga ngo dufite impamvu zibifatika. Watubwiyeho ka kantu, watubwiye mu buhamya hano, tubwira ukuntu ubuhanuzi bwagutunze ukajya wumva niyo bababesha ngo muzarya. Yego, twageze aho mama yarasengaga cyane. Mama yarasenze icyangugu, yagiye mu mashyamba zamurya, niho hari iwabo. Yashoboraga akazi kari uguhinga nyine. Yarahingaga mu gihe cy'ihinga, akagenda akazagaruka aje kubagara, yamara kubagara kongera akagenda, yaragiye gusenga akazagaruka aje gusarura. Ni ubwo buzima yabagamo mama wanjye. Yaradusengeye kugeza ubwo Imana ubuzima bwacu bwose kuva dutangira kugeza ibyo tugezemo ubu n'ibizaza byose azi ukuntu bizakurikirana. Hanyuma rero ibyo Apostle yaravuze, twebwe hari igihe twabaga twaburaye, ariko hakaba abantu baje gusenga iwacu. Wenda ntaragera ku bindi, hari igihe Imana yigeze niyumvira n'amatwi yanjye ndi umwana mutoya, Imana ibwira mama ngo ugiye kuzamuka imisozi 2 itukura. Imisozi 2 itukura rero niyo yari irimo izo nzara, yari irimo mu myaka nk'icumi twabaye mu mazu 12 muri Kigali. Noneho njyewe primaire nayize ku bigo nk'umunani imyaka 6, kubera kwimuka twavuye ahangaha twagiye ahangaha, twavuye ahangaha twagiye ahangaha. Noneho ari gihe rero Imana yaza ngo nyuma y'ibi ngibi nzabagirira neza, nzabagaburira. Noneho yavuga ngo nzakugaburira, ugahita wumva urahaza, ukavuga ngo ya nzara yawe ya nijoro, ukumva mu gitondo Imana iri bubyuke iguha ibiryo. Ndashima Imana itanga ibiryo rwose. Imana rero yatugiriye neza, Imana yatugiriye neza pe. Ngiye ibiryo bisigaye binanira, niyo mpamvu mubona ntajya mbyibuha. Ibiryo birananira, iyo mbibonye hariya mpita mpaga. Imana ishimwe rero. Dufite impamvu zibifatika, dufite ibintu Imana yakoze bikomeye cyane bitwemeza ko nibiri imbere kandi izabikora. Haleluya. Ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo, yambereye inkingi nishingikiriza wa manywa nijoro. Yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye. Jye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Nzafata ibimungisha Imana
bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha. Ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Erega agakiza kawe Yesu kampinduriye ubuzima, wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga. Bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turemye. Ibihe bizasimburana, bizasanga nkomeye. Ikiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimwe. Nakuye amaso ku by'isi, nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Oya, ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza, mfite impamvu zibifatika. Njye mfite impamvu, mfite impamvu, impamvu zibifatika. Burya hari impamvu, hari impamvu, hari impamvu zibifatika. Nawe ufite impamvu, ufite impamvu, impamvu zibifatika. Amen. Imana ibahe umugisha.